every day I need the body of Jesus. Every day I need the body of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the body of Jesus. Yes, reka mbasuhuze mwese tugenda tubana mu nkuru nyinshi cyane zigenda zitandukanye cyangwa se ibintu byinshi cyane biba bigenda binyura hanze ahangaha biba yaba ibinyura mu bitangazamakuru cyangwa se andi makuru yose abagenda avugwamo mukwiriye kumenya. Uyu munsi rero ni inkuru y'akababaro aho bamwe mu bakunzi cyangwa se abakunzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana by'umwihariko abakunzi b'umuhanzi uyu Musabye Imana Glorious uzwi ku mazina nka Gogo. Uyu Musabye Imana Glorious uzwi nka Gogo yamaze gushira mu mwuka. Ni inkuru y'akababaro yabyutse isakara mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Musabye Imana Glorious wamamaye nka Gogo yaramaze iminsi rwose abarizwa mu gihugu cya Uganda aho yitabye Imana muri iri joro ryo ku itariki 3 Nzeri 2025 azize uburwayi. Ni inkuru rero yaje igwa mu matwi y'abantu bati ibintu bibaho kuko benshi cyane batangaye bavuga bati uyu muntu derutse kumubona ari muzima. Bamwe bavuga bati rwose ni video ze twabonaga zicicikana zo ku munsi w'ejo cyangwa se ejo hashize bona rwose ari muzima. Rero ni urwandiko rw'ibitaro bya Kegera Doctors Center rwaje rwemeza yuko rwose Gogo yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro ryo kuri uyu wa 3 Nzeri 2025. Byagenze bite rero? Uwitwa Bikemu uwa Yesu uyu nguyu akaba ari mu bahagarariye inyungu z'uyu muhanzi, akaba ari nawe rwose warushinzwe kumumenyekanisha mu itangazamakuru, akaba nk'uwo twakwita nka manager we, akaba yahamije rwose aya makuru y'urupfu rwe. Yitabye Imana mu masaha ya saa 3:30 za nimugoroba, ariko niba nibutse neza ariko naho umuryango we nabwiye inkuru baratungurwa, ariko mu rundi ruhande navuga ko batanatunguye kuko icyo kumva ko yitabye Imana byabatunguye kuko nagumye kubabwira ko arwaye yarembye. Barambwira ngo twihangane bizakira, barambwira ati ibyo bisanzwe bibati nawe bimenyereye koko. Dore ko bari kumwe muri icyo gihugu cya Uganda rwose. Yavuze ko ngo kuwa 28 Kanama 2025 aribwo Gogo Glorious n'itsinda bari kumwe aho ngaho mu gihugu, n'itsinda bari kumwe aribwo bahagurutse hano mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Uganda, aho yari afite igiterane cyabaye ku itariki 29 kugeza ku itariki 31 Kanama 2025 cyaberaga Imbarara aho ngaho mu gihugu cya Uganda. Nyuma yo gutaramira rero Imbarara ku itariki ya 31 Kanama 2025, Gogo n'itsinda bari kumwe bahise berekeza i Kampala aho bari bafite gahunda na sosiyete yagombaga kwamamariza. Urumva rero Gogo yagombaga kugira abaterankunga cyangwa se abantu yamamariza. Ubwo rongo bavuye aho Mbarara bahita berekeza Kampala. Abazi Uganda Mbarara ni kino gice cyegera u Rwanda. Ubwo urumva ni amasaha make uva aho ngaho werekeza mu murwa mukuru Kampala, aho yese yerekeza Kampala rwose. Nyuma yo kugera rero i Kampala, Gogo ngo yatangiye kurwara araremba, atangira kurwara rimwe na rimwe akarwara agakira, ariko abantu bagira ngo ni ibintu biri aho ngaho, akajya arwara kongera agakira kongera akarwara. Abantu bakavuga ati ibi ni ibisanzwe n'uburwayi busanzwe, kuko n'ubusanzwe ngo yarasanzwe afite uburwayi byitwa ko bivugwa ko ngara afite uburwayi bw'igicuri. Ni bwa burwayi batabizi, ni uburwayi bwo kwikubita hasi umuntu akarabirana ariko nyuma kongera akagaruka mu buzima. So bivugwa ko rero ngo ubwo burwayi Gogo yarasanzwe bufite, ariko bakavuga ati ni ibisanzwe n'uburwayi n'ubundi yararamaranye igihe. Rero ubu burwayi Gogo ngo yari afite bwarushijeho kugenda bukomera birangira noneho ngo arwaye cyane, birangira ajyanwe kwa muganga, ariko noneho akigerayo bihita birangira yitabye Imana. Gogo rero yari umunyarwandakazi wari ufite izina rikomeye hano mu myidagaduro y'u Rwanda, akaba yari umwari, akaba yarakiri umwari rwose w'ingaragu w'imyaka 36 y'amavuko, akaba yarakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye, ariko izo bamwe mwebwe mumuziho ni nk'indirimbo yitwa ngo Blood of Jesus. Ni indirimbo yamumenyekanishije cyane yaba hano no mu ruhando mpuzamahanga, ubona yuko ari nayo yamufashije kuba yavangaha akajya gukora ibitaramo bitandukanye hariya mu gihugu cya Uganda. N'umwe mu bantu rero abantu benshi cyane bikundiraga
umwe mu baramenyi cyangwa se umwe mu baririmbyi baririmba zino ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bakora uno mwuga ariko bazi no kuganira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Benshi murabizi mu biganiro akoraga binyuze ku miyoboro ya YouTube itandukanye, aho yajyaga yiganirira n'abantu rwose mu tuntu twinshi cyane dutandukanye, ukabona ko ari umuntu rwose wikundira kwizihirwa. Gogo Glorious akaba yitabye Imana afite imyaka 36 y'amavuko nk'uko nabibabwiye, akaba aguye mu gihugu cya Uganda, akaba aho aguye mu gihugu cya Uganda rwose hari yaragiye gukora umurimo w'ivugabutumwa. Ni benshi cyane yafashije, ni benshi cyane yafashe kwegera Imana. None reka tuvuge ngo icyitwa umurimo we wo muri ino si arawusoje. Tukomeza no gushimira rwose abakomeje kugenda bashyigikira Gogo. Nizere ko muzakomeza no kumusabira kugira ngo agire urugo ridashira, kandi mukomeza no kumwifuriza iruko ridashira, mukomeza no kuba hafi y'umuryango we. Ngayo nguko Gogo Glorious yaguye mu gihugu cya Uganda, amakuru yarayo ngayo. Ubundi dukomeze tumubwire ngo naruhuke kandi rwose agire iruko ridashira, abo yafashije, abo yegereje Imana, twese twishyize hamwe turavuze ngo nagire iruko ridashira. Reka mbashimire. Muchas gracias.